bijyanye no gutera burake bagije sinyanira burake njyewe yigeze kunyitima nambwira ni wa mwakazi wowe tukareba hanga nimba utari mwakazi n'abaye imbwa bigira n'abajya muri kigasete gishaje nawe yagamutega bundi kuri mbere zibaye ubona ari kumva umuziki yavuye maraso mu gutwe bavuga ko ari yagomenya amatwi ngo yago pundat buriya kuririmba kwa Messi nibwo mbwanuka kuzina brage abadive ngo baririmba ngo ufite izina by'ukuriho kandi nyamara uri ntumbi beza nyine batera stress jewe natangiye kumenya ubwenge ndibaza ubundi nabaga mu Rwanda cyangwa nabaga hanze y'igihugu yize kwita n'umukobwa mpindukiye bihonda Yeah, my people, it is what it is, all my people. It's your boy Top Sam, comedian one piece, the hustler, conqueror, motivator, innovator, modulator, coordinator, comedy game changer, the voice of voices, the baddest. Man, hano turi kuri Kabaka TV show nizere ko umeze fresh. Hano turi kumwe na Mavid the therapist, the puzzle. Man, wagwan. mane mujina amasiti gitangira muzabone Yago yaravugaga bya introduction mu mujyengo namwe bizabaho bizaza noneho uzakora iyo mu Kinyarwanda Kinyarwanda sera byava ubundi hajemo ngo demotivate umutera courage twese tugomba kumotivate bro dem komi Yago di bad boy shata kula bili banyita Yago umuhungu mubi mu Kinyarwanda bro ntago byavamo Ikinyarwanda kirabishya babivuga se kuri kw'Imana washyira mu nganzo introduction kayikubita neza shi Ikinyarwanda bigoranye biratuma kugurukira kibazo ntabwo n'abashemerwa banyita Samu bija kuba era n'umwuka navoro kanyibagiwe so ya Mavid Pazzo ya mwakoze kuswakira kuri Kabaka TV show kabisa wewe ubona nise TV show Yago TV show so kucyumva ibintu byose ariko akora sinzi wapi bro ariko Yago ntanagikora mani Yago nagakora mani iyi ni iri hiti kabisa agasigaye tumena amatwi bigira n'abajya muri kigasete gishaje nawe yagamutega bundi kuri mbere zibaye ubona ari kumva umuziki yavuye maraso mu gutwe bavuga ko ari yagomenya amatwi ngo Yago pundat yamenye amatwi arahangana noneho hari n'akare nabonye umujama yagiye kubaza ku bintu ngo Yago yize hano baramwihakana kabisa ahubwo twitaremo kumusabiriza ngo baha umushiki w'aba makuru ngo hasigaye kinazi ngo ni Yago mu kintu kirajwigiye umureke mana umugabo w'Imana ari kutimiza kimwe nabirekeje n'imiziki kandi twese abanyarwenya all the way from Zcomedy baddest doing kabisa men rero mubaza ahantu henshi muri Zcomedy Mavid muzi mu muturanye kuri TikTok even na Pazzo naho mu muzi kuri TikTok tugiyoganira nabo ku buzima bwabo ubona ku mateleviziyo James nimugira amahirwe yo kuganira nabo ariko umunsi twabazaniye ngo baganirize ubuzima bwabo bwa buri munsi. Are you ready? ready twatangira dusubiza iyo wavuze ku buzima bwa nyuma numva nari ntago tubwinjiramo ntago tubwinjiramo ubuzima bwacu bwa buri munsi imiti biratera oya ubuzima bwa buri munsi bwo muri industry bwa acting yego muri nziza cyane ubwo ngubwo ntago twabwinjiramo ko mutuka turahaze wenda si ngombwa ko tubavuga azimbye amazibanye aziko mubaye murugo cyakodesha umeze fresh ariko shashimira Imana n'abantu babiri mwabaye suba Imana n'abantu bayo abantu bayo Imana muri nyanga abantu bayo na support abantu bose urabashimira nta muntu udashimira nta muntu ngo udashimira abantu banyinyara bitazarakaza abantu ariko harimo n'ingegera ingegera ubwo ntabwo zaba nazo zituma fari ziyongera ariko man tugiye kuganira muri industry ya comedy wenda no muri wenda rusange na cinema yose murimo
men turashaka kugira ngo maze mutubwire wenda umwe kuri umwe araza kugenda tubwira kugira ngo aze kwisanga ni gute wisanze muri ino industry ya comedy. Kaduhere kuri Mavid. Reka manze nisego no kubana ndi muto nagushije umutwe rero akenshi nkunda kubagira ibintu by'ingenzi byambaye muri nangira hagati mu kibazo kugira ngo nisange rero muri industry ya comedy giti cyanjye mvuka mu muryango uri very funny vie no mu comedian wa danje aje no kuri stage ngiye impano nawe ntakigaragara Mary we ntaba then avutse muri maraso ari funny cyane ndibuka no muri lockdown bigeze kuza kudufata bazi ngo twakoresheje ikirori kandi hari famille gusa kubera urusaku rwo mu bigeze and then mu gukura kwanje nari umu acteur nakoze ikosa bagiye kunkubita ndactinga bya danje mwumve ko ebana ndi innocent then kubeshya niyo mpano ngira ubu bira comedy ntago ari ikintu cyane ndabeshya ku buryo nakoresha byumva none ibyo ngibyo ni reality y'umu acteur ubundi umu acteur isanisha n'igihe then comedy ndi umuntu utijena mu magambo mvuga ikintu kije kandi most of the times ikintu kikuje mu kiba kiri funny ahubwo wowe ugashaka kwidimita kugira ngo ube decent kandi hano nta muntu utangaburira ntabwo ngomba kuba decent niyo mpamvu rero ubona ubuzima bwanjye buranyorohera kuko I say what is in me ikintu n'ubundi kivuga mbona uko naje kwisanga nyine ndi funny natural then kuba professionally kujya muri comedy nakoraga sketches mu mashuri niga nza no gukora ama stage muri Uganda and then nza mu gihugu mvuka mu Rwanda nubwo nize muri Uganda and then njya muri James ajya nkora ama stand up comedy ariko like for some time nza guhura na Pazzo turagahuza Imana nimera agenda ishyiramo imiyaga tukarya neza ntangiye kurya ya man ariko iyo umuntu agikura ntangiye wenda kera numvaga nzaba umusirikare cyangwa nzaba like artist ariko ubu wenda nisanze mu mwuga w'inyamakuru wowe wize ukura wumva ushaka kuzaba umu comedian shawa up to an extent ko ngiye no kwiga kwanjye navuga ko nari umuhanga kuko ngira ishuri yari afite icyizere yuko nzaba nk'umudokiteri ariko ngiye numvaga nzaba a pilot nkiri muto nyine numvaga nzaba pilot ariko ngiye nahura aza gusanga byayo nari black vie ndibuka nkora combination muri Uganda bakora combination ugeze muri senior 5 vie yanguriye set ya India biological set yo kubaga ibikeri ibiki ari shuwa ko ngiye gutwara sciences yatungwe ndimo gukora literature ko yaraje muri second time nambase ya set yari cyo gufasha namwe muri literature ntabwo uzaba umuganga uze ngo arayigurisha naje gusanga ntacyo fata muri kera iriye nayo yakufana kurya mwana nari katugaruke kuri Pazzo men Pazzo rero nawe tuni kugira ngo tubwire uburyo waje kwisanga muri industry ya comedy yewe mpamvu yanjye niyo wacu bose nabonyanije buri jambo ryose mu yamenye yarabona nabuze sinjye niba mpora nishimye iki nakora kugira ngo noneho twakomeje noneho ubwo ngubwo sinzi ukuntu nyine ngiye kugira ngo nisange muri comedy nta nubwo nari mfite inzozi zo kuba umukomedi mwana n'abakomedi benshi bakora kaze ku isi ntabwo mbazi sinigeze ariko ngewe I grew up in Uganda nakundaga kureba comedy store narabaje mu kuntu bakina iki bikanyinspira nyine sinzi ukuntu naje kubona zcomedy icyo gihe navuga ko nari imburamukoro sasa rero nabo atarika babajama ibintu baba barimo barabizi nyine rero ko nanjye nahimba story bigezeyo nimbwa genzi yanjye ububwa ubundi turavuga ati dukore by'uwo mu Rwanda turebe ko nta kintu natwari twakimana bw'amahirwe abantu baratumenye ndakeka nk'umwana abantu benshi bazi industry ya comedy mu Rwanda Mavid Pazzo kabisa muri brand nini kabisa muri iyi minsi muraryoshye ya Mavid atubwiye ko yakuze yumva ashaka kuzaba pilot oya mani kiri muto nyina n'ubu ntabwo ndamenye icyo nzaba kandi warisanze muri comedy ubu niho birangiye
ushobora guhita uvuga ati nanjye kamite nshinga brand yanjye ya comedy yewe uri kumva azaba umukinnyi w'umupira bro okay imyaka yawe ingahe se reka brage yewe nakuze akumane narabuze icyo nzabacyo ukuri kw'Imana kandi wifata brage kuko njye papa wanjye yabaye umusirikare mbona ntacyo bimumaye aragenda mu mushoferi nabyo nkabona ntacyo mfata ndavuga nzabiki papa wanjye ntabwo yigeze ambwira ati mwana wanjye uzabe dogiteri iki cyane cyane nuko ayo masomo banagura simubeshye njye ndi wa muntu wavuze nti mana icyo nzaba cyo uyu ukizi simubeshye pe that's true yeah man ariko buriya muri industry ya comedy wenda mwege mwabaye Uganda no mu Rwanda i compare zino industry zombi bonariye industry dance industry ya Uganda abanyarwanda duseka n'ubusa Imana abajama bafite ibintu bisekeje bitaba niyo subona ni another side buriya namuza na population ko ntabwo ariko buri muntu wese akunda comedy njye nabwaye na lecturer utwigisha ku kigo nigaho arambwira ngo I support you kuri umunyeshuri wanjye but I don't like comedy so ugiye ku dividinga reality iri hagati usanga nimo abanyarwanda 2,12,000,000 wenda 2,000,000 zikunda urwenya uvuye ikizo 2,000,000 ziratatanye ntago azatega ngaze ariko muri Uganda nabo ni benshi kandi abagande bo ntago birimita buriya iyo wajemo n'ibintu by'umuco akenshi na blague dukora twebwe tuba dufite blague nyinshi zishoboka ariko wakibuka umuntu ugiye kuzitera izo blague hakagira izukuramo buriya igishego mujya muza muri genzi nta blague z'ibishego zibaye ariko muri Uganda ndugu yangu bashobora gutegura umunsi wose ari igishego kandi bakabiseka so biterwa nanone n'umuco w'igihugu rero kuba industry tutazi comparing first of all industry ya comedy mu Rwanda ntago amaze igihe kinini iri muri Uganda then population ariko with time bake bahari tuzabaha ibyo bashaka showcase yeah man hariho comedy zino sanzwe tubona ku ma YouTube ariko hariho na stand up comedy kweri kimwe yahisemo kujya muri stand up comedy mwebwe navuga ko stand up comedy niyo dufitemo ubumenyi cyane kandi man stand up comedy na nanuzi zino za YouTube ntabwo n'ibintu bitandukanye man stand up comedy sabe ubwenge umuntu wese washoboye stand up comedy gutegura guys umuntu wese washoboye gutegura stand up comedy YouTube kuri recording na video byoroshye nkunda shasi guhangana ariko buri uzagerageza urebe comedy ngende umwakire naguha urugero rworoshye kugira ngo ari bishoboka kugira ngo njye kuri stage nsetsa abantu nafata kamera nkayitera hariya kandi nkagusetsa nkitangira bakanyishoje ariko ntago bisaba ubwenge no offense ku bantu babikora ahubwo ni nayo mpamvu ubona muri editing bashyiramo na memes zisetsa bagashyiramo akamemo mvambese utwo nuko they are not funny ntago bisekeje cyane ariko umuntu ufata man ni nko gufata ubwonko bw'abantu baje urebe valeur yabyo gufata ubwonko bw'abantu baje ukabushyira ku kiyi ukapima ukamenga ashobora ko iri jambo nini vuga baraseka kandi nyine bisaba ubwenge bisaba bigoye man ariko gusetsa umuntu udafitanye gahunda ako rero akazi keza nakagorana yega aba yaje guseka ariko gusetsa umuntu udafitanye gahunda story byawe uri kumubwira atabizi stand up buri igora abantu batajya bamenya n'impamvu igora cyane urabona umuhanzi ategura igitaramo akabazi ngo nza performance kuri 15 ariko izo performance azakora ni indirimbo ya produce yagiye muri studio yakorera video zirahaso azaziririmba noneho umunyarwenya blague wayiteguye ntuzi feedback ariko ugiye kuri stage bwa mbere abantu barayisetsa urumva ubu buhanga stand up ntabwo uzanitondera y'abantu bari ku YouTube rero bayaze muri stand up ngakora ntacyo bitandukanye kandi ikindi navuga niba mwararebye ku bihe byashize comedy man ya kera stand up comedy ya kera niyo biratandukanye man generation Z yazanye ikintu abantu benshi babanje kwifata nk'imikino njye ndashimira Imana bro batangiye Jen's comedy haza abantu b'inshuti zacu gusa bavuga ngo interest ni 5k ariko umva wadutije amatara university yabikubwiye wadutije amatara sound iki ariho bibereye aho ngaho tukarikora
gupostinga iki abantu bagenda bimenya gake gake which dushimira Imana mani kandi muri generation Z uzacunge neza ikintu ndi kuvuga harimo abapeti basetsa dore kuri boss wacu Farimesi Mavid Pazzo n'urundi rwego Ajinini Muhinde Zinzi and other people aribo bita batuwe none naho mpete undi uririmba nyiri gitari nyiri gito harimo n'abakobwa nabo baraje kadudu nyiri kuvuga ngo generation Z nyine yafashe community generation ya nyuma yishyira ku rundi rwego mani uzabyitegerezo ibireti murebe ukuntu bitandukanye Mino na show zirimo kuba abantu barabura aho bicara kabisa irimo irakubita ukuzuza mu mwaka umwe zazaba ari igitaramo kirenze kabisa ariko ejo bundi naratangaye nanjye naraje mbona ukuntu abantu buzuye komperenze n'ukuntu mbere byari bimeze se mwebwe mubona biterwa n'iki kugira ngo abantu batangiye nyine kwiyumvamo James comedy nyine stand up comedy abantu baza cyane mbere n'ukwera batari bayimenye cyangwa se hari izindi mpamvu zabiteraga urugero rwa hafi urabona ukuntu ukora ikiganiro nukomeza ukora ikiganiro hano ukapodinga gatatu mu cyumweru ukabikomeza uzabona audience nini cyane ariko nupodinga inyuma ugapostinga kabiri mu cyumweru abantu barabura twebwe dutangira James yari no man bambere bakoze muri James na idea y'izina ni man bakontributions ariko twatangira muri studio sessions zare na blague za mbere ziri twakoze turi muri studio wowe ukaza bakakurikodinga ugatera blague uzitera bakomedi bagenzi bawe muri studio ariko biba constant kabiri mu kwezi hashize umwaka n'iki n'igice biba niyo mpamvu abantu bamaze kubimenyera akamenya ngo buri wa kane wa mbere w'ukwezi wa kane wa nyuma w'ukwezi James bihari n'umuntu wabaye bize uyu wa kane ubutaharaza niyo mpamvu kandi itandukanye ya hagati man James nyine ikintu nakubwira nyine cyatumye gipuringa nyine abakina abanyarwanda ikintu cya mbere urabizi byabereye noneho mu Rwanda ahantu batwikaho aho ngaho ari noneho James iba kabiri mu kwezi ejo yarabaye ku itariki 9 bite no ku itariki 23 ni ukuvuga ngo ikindi kandi abanyarwanda ni ibintu nyine bigera nko kuri 5 abanyarwanda ubundi bakunda kuvuga ati abanyarwanda dufite stress nta byishimo nyine ibyishimo bigenda biza gake niba rero comedy itanga ibyishimo nta muntu wakenera kuruhura umutwe last time show ishize mwarabonye twakiriye abantu bakomeye cyane ba Alexis Wibuke Sandrine Misheja andi b'umuntu director Pablo the baddest one yarahari nta muntu utaruhari ni ukuvuga ngo abantu bose bari bakomeye muri show y'ubushize bari bahari wowe urinde wo gusiba James comedy abana baguseka comedy ni yambere bro let's support the team kabisa ariko mu kanya uravuze ngo comedy usanga mu Rwanda abantu benshi bafite stress asemwege namwe James comedy mwazanye iki kugira ngo mugabanye izo stress ni ukuvuga ngo ikintu nabonye ku bantu abakomedi bagize James comedy man first of all we are creative we are hard working niyo turatekereza biragoye cyane ni ukuvuga ngo James n'inshuro imaze kuba sinambi tugiye kujya mu kwezi kwa gatatu ushize twatangiye mu kwezi stage ya mbere yari ku itariki 28 z'ukwa gatatu even twarakoze natwe stage ya mbere 28 z'ukwezi kwa gatatu tuzatujuje umwaka duperforminga kuri stage mu mbaga y'abantu nta uzasanga ko na blague bagiye kuzisubiramo aka kanya nta mwana wigeze usubiramo blague mu mwaka wose show iba kabiri mu kwezi nta blague uri kumva nuza ya creativity aho ngaho range okay so guhangana reba aba bari command aba bakora ama stage ya dance Patrick Salva abajama so guhangana ariko wenda yubaye umusitari ukagira ibiceri you don't get time to be creative ariko abatipe usanga blague yateye muri Kenya nizo yateye muri Uganda nizo yateye mu Rwanda rero tinya abantu bashobora gutegura blague kandi agapapa mu minota 20 ni ikintu kinini usetsa abantu batarangiye ikintu cyinshi wakina filime y'uruhererekane episode 15 so ugakora iyo stage next month ongera ugakora umwaka ugashira ukazi utarasubiramo blague ubu ngubu duteguye one man show baba n'amasata sibyo ko byaba ubukati ariko 3 hours plus performance kuko reba blague dukoze mu mwaka umwe n'igice kuko nukuzihuza baperforminga abantu bakagira ubu bagaseka bavuga ati top muri industry ya comedy
twebwe wenda ntabwo tuyirimo cyane ntabwo tuzi ibintu byinshi ariko harimo some barriers izo barriers ni izihe mwebwe ni izihe mwahuye nazo mukumva mugiye kugivinga up first of all man abantu iyo bahuye n'ibintu bagira ngo wenda ni amafaranga niyo barrier mani ni ukuvuga mu Rwanda kugira ngo mani abandi bakomeje mu bindi bihugu Uganda akora stage imwe akaba yakora stock y'ibiryo by'amezi nabi cyangwa akagira ikintu hindura nawe ugirinda ariko burya inda niyo ya mbere ibindi bikaza nyuma Pazzo ibyo ni ibyambere ni ibyambere bro ikiganiro twakijemo ngiye maze kurya ayi n'utirayi dukoze kuri ndabizi umva mani reka tubaze njye nariyakiriye nakiriye ingeso zawe akuse n'abantu bamenye kurya ariko urabona Pazzo ko niko ngana ikiganiro nikirangira nasa ushatse ko we ntabwo mvuga mani ikiganiro nikirangira yakahunga ndashaka watanze se basi watanze urugero utari muri story iyo nyine akaba yagura n'intebe yasa ariko mu Rwanda we yabaye mu Rwanda kugira ngo ubone amafaranga birakugora mani mu Rwanda kugira ngo ubone amafaranga ni connections mu Rwanda kugira ngo ubone amafaranga ugomba kuba ari branding bishoboka generation Z ntago ifite ubushobozi bwo guhemba abakomediye bose bagera muri 6 twatangiye turi 20 nabo tugeze muri 6 ntago ubwo bushobozi muri yawe cyeka ari we CEO ntago yabona ko rero abantu bazagenda batekereze ngo amafaranga y'iki man dukora comedy ariko kora comedy bakabiri mu kwezi mu misi y'ibitwa turi muri side hustle twe tuzi ukuntu tubaho duhasoringa ikintu rero atazagira umuntu utekereza ngo bya bintu bivamo amafaranga seka live wikoramo ni show ya danje yego ari biciro ariko bro nta mafaranga nyine menshi bisaba kwibrandinga no kuvuga ngo ikintu bidufasha ibi bigufasha kumenyekana ugakora brand yawe ari nacyo nshimira Mexico yatekereje neza aradufasha ukibrandinga wowe ugatangira gukora amafaranga mu buryo bumwe cyane iyo ni bio barrier ikindi cya kabiri umuntu avuga ni stand up comedy ntabwo ari ikintu cyoroshye ari ikintu cyoroshye gusetsa abantu bro njyewe barrier mbere kuri njye buri mwuga you expect yuko ugomba kugutunga kandi kugutunga bitoroje kugutunga neza kuko umuntu abayeho lifestyle y'umustar njyewe hari igihe njya mu muhanda ndimo kugenda Mavid aguhamagaye ko wenda kuzi wari bwo busitari tuvuga ariko mukubitanye ku gitsi ivumbi ryakweze ako bagende mu rukweto ruhengamye ubundi mwese zagenda shaka urabona zira company za gura ride azagende tuzibere brand ambassador umuntu uzajya kubona ku kagare mbere ajya kureba mani njye uzajya kuri muri sport mani oya mani njye ngira ikibazo cyo kumukijika ubwo se nanyuze oya kugera n'amaguru nabyo ni ibindi bintu urukweto n'urucinze ariko all in all ni buri kazi kose yaba ari filime bisaba gukora cyane kugira ngo in time agire ikizo bizakumarira urabanza ubundi ukavunika then no guhinga mbere ugabagara biki ukazasarura nyuma ni process twebwe rero tugeze mu ibagara Mavid Pazzo turabagara Imana ni gukomeza gushyiramo imiyaga nko mu kwa munani bizabitangiye kumva tusaru azashya yego we another barrier umwuga wose man hari igihe wicara ukavuga ati sundi ibintu maze mu mwaka nta kintu kizima ndafata wareka gasiya nkajya kuri YouTube ndi umwacteur mwiza kuki najya kuri YouTube nkagwa hasi nkamitsutsu ariko kuko nzi agaciro k'ibyo man njye na hosting inama ya danje urumva nicyo kiza cy'umuntu ukora stand up haba ashobora kuba presidential meeting mujya mubona athankusi ajya mu manama ya danje rero gusanga twebwe dufite niyo advantage yo kuba tuzi icyongereza ayo manama tuzi neza ko mu myaka iri imbere tuzatwara hosting kandi ni ibiceri byiza byumutse kandi urya neza ewana ni kurya umwana ufasha undi bizaza rero ariko besides that man turashima Imana buriya ni impano kandi Imana hivi ikagira Imana itunganya kandi ari ikintu kiza expiring gase mbwa ntabwo ndakugira murari guys kera kuyu napfa ni chamana
ariko man uretse gatsi yewe byo kuvuga ngo byo gupfa ubundi itsinda ryose ngende ifatanya radio radio niba warunanitse radio niba urwo rukira tanze abantu barwumve neza radio niba wari ufite twanwa radio niba wambara gashezi igihe ari kiza kiye cyabyo byari mu muziki muri comedy rero hapfubyuye ariko man nako numfa nzagupostinga bro uzi noneho napfuye harya abapfakazi namurayi ariko man bagutera tuvuge wapfuye man tuvuge wapfuye ku kiriyo cyawe neza neza nazansoma abagore bawe urumva ariko ntuzamusoma nasoma Sara kuri Nyamirambo Sara mu mujyi wa Kigali Sara downtown Sara ku Muhima Anje Nyamata mu Sara nabango ndabagira abagore Anje kizarata cyo kumusara ariko kikumusitari nene barizana je nta vuga imbere ya kamera nawe ujya approach arizana kandi buryo Imana iravuga ati nimba ufite urukundo rubibe muri bose kandi naho ndazakiriye namukobwa sibiramo ibyo bintu by the way nta mukobwa ntereka yewe mu Rwanda polisi bingo ushobora kugenda mu Rwanda witangira kuvuga igihugu meshaninga igihugu uvuga nawe ntereka beza nyine batera stress jewe natangiye kumenya ubwenge ndibaza ubundi nabaga mu Rwanda cyangwa nabaga hanze y'igihugu yewe yigeze kubita n'umukobwa mpindukiye nkonda ahantu bita mu marange murahazi cyo ahantu bita mu marange murahazi ndafatanya Niba mugira peti n'ijoro ibyo byarabimenye ureba mbebe uriya mukobwa wambaye ikanzu y'umweru none si umukaritasi noneho ubundi yaramusiba yararindiriye balance yararindiriye tekereza umuntu kugira ngo ibiryo bye binaniwe barinde bapima arimo kureba mu mbebe akora atangira ngo yari yabazerezo katisa uko akata umujyamo yararwaye buke naramubwiye mani ajyaga abanyira ndi nibaza yakira abataje abiri hari ibintu ubona akabona ni ibintu Imana ikuzaniye jya uvuga ati mana ukareba na direction giturutsemo ukabona ni iburyo ikintu nyine Imana ya man ariko ejo bari naje muri James Comedy men mbona ko abantu bishimiye byatari barimo kubasaba ngo muze rero rukundo mu rufata gute mu rubona jewe noneho nari mbizi uzi ko bavuga ngo ladies and gentlemen put your hands together for Mavid Pazzo man tutarakandagira no kuri stage n'uzi kavuga Imana ihabwa icyubahiro twe turi bande yegera nkatwe maskini kugira ngo wende wanyu murakennye ariko nyine ujye uvuga maskini ujye uvuga ngo njyewe maskini urumva mu muryango muzima uvuga ati njyewe Pazzo maskini ntushireho Mavid wenda nubwo bapfa mu muryango muzima nawe ntacyo barakiza ariko nta rimwe yantegera nje no muri shuri yasinye kwa kubyema mugere ariko man we are grateful turashima Imana kuko tumaze umwaka muri industry and of which uwo mwaka n'umwaka n'igice muri stand up comedy kandi man turakora pe ariko gukora ntago ari ngombwa ngo urishuwa yuko feedback izaba nziza bazira guhuye so nimba dukora man ukabona bakwakire kuri stage abantu bafite inyota yo kumva wallahi turashima the support kandi dukeneye indi support dufite platforms ama Instagram yacu ama TikTok yacu abantu bari following barene ibintu dukora ibintu byiza kandi turanashimisha ko twagiye kuri stage abantu baragana ariko man wa mugani nk'ibyo abantu urebye umutetsi n'amasakire n'ibintu muzubuze cyo sanga ngo nizanye cyase ndavuye mu kazi n'ibyo ndara kunini ngenda ry'amana ibyo nkorera byose ni ibi nukwiriga uryama neza kugira ngo uzabyuke ujye gushaka amafaranga urye none uzajya ubwira Melissa ubwiye ati nge numira muri shore ibiryo ni ibyawe agwemba ibiryo yakunda mudatekereza oya ntabwo mbyibushye nawe ariko ari ikiganiro de kantre na ku bantu bakunda isombe ndabashuje imifupa ngiyi
nyine ukuntu kumiswa imani anaga ari muri Uganda we yabaye barya abantu ariko none abantu barya abantu muri Uganda ugira se nago nge nari nzi kaza kamufata gutya kamutemba kamute baramushingura kiri fresh akamuvana yamaze gupfa muri Uganda kenshi ntago akunda kujyana umuntu muri morgue ngo amare iminsi myinshi yapfuwe n'ukunkubi harya byita kumubika kumubika bakamushyingura usanga jama rero yisingishije kumva Mavid banguriraga byeri ariko umva arimo gushaka horoshye ngaze gucukura akarira ngo kagira ngaramukunze cyane nibiro sambiri zamara kugira nasize mutabye siko babimeze muzi ko abantu barya bakunda kurya basiramu kugira ngo bakwemeze barakubwira ati nubwo mwishyikirize mwemetse kumushyiraho si tamugwa hejuru takayacyoroshe ariko bivuze ko abantu barya abantu bakunda kurya bisiramu cyane ariko hari no kurya bitandukanye no kurya mu oya turi kuvuga ibintu byo muri Uganda imico mibi yo mu Rwanda yo kurya ukarya nabi ntabwo byemewe ni ukurya bro ni ukuri ko Imana ntabwo ari brage umuntu baramushyingura ahantu boro habaye ndafata nanjye nuvuga ngo ukuntu nawe kumbuye gushika ashika ikiganza kandi ngo inyama y'ikibuno byangu ngo igira umunyu wayo urakucokera wana ndashe mbona amabere araryoha warariye oya yamana ariko mukanya tugiye ngo haryo uri kumwe no kugenda mu muhanda ukabona nk'umuntu avuga ati Mavid cyangwa se Mavid Pazzo men urwo rukundo murubona gute mwana urumva nko kubona guhura n'umuntu ugahita avuga ati dore Pazzo wawe ni nzima wandi muri zcomedy cyangwa mbona kuri YouTube cyangwa mbona hanga mu turanyi gutya na gutya ibyo bintu mani mubibona gute urebye n'ukuntu mbere wari umeze wari uzi ko no kuri karashara baca apart from getting excited niba uri no kumva umuziki ugahita upozinga ukagenda ubitekerezaho ugahita Imana icyubahiro ubwenge urinda noneho njyewe rero ngira n'amakaragiteri atandukanye aho maze kugira mu muturanyi hari feedback ziri positive man mfite abafana b'abakobwa cyane congratulations mfite abafana b'abakobwa benshi turahura Mavid hagara namuvugisha bisanzwe ukavuga to ya vuga nko kuvuga mu muturanyi mwe n'ibyanyi ibiti washyize muri yamana ariko hari abantu babakunze nuza na Mavid Pazzo na group men ubundi batazi ngo mwamenyenye gute batazi ngo ushobora baza mwemuzanye kuva kera ubundi nahuje gute kugira muhuri mwitamo cyangwa mwemuzanye kuva kera byagenze ngenza nkari ngiye kubyibuka neza nagushije umutwe yavuze ko yagujije umutwe manje twebwe nunagire ngo mani ngo ibintu byatanje ni ukuvuga ngo babagaho ugiye guhamagara abakomedi bagasanga merci muri Rwanda ngakunda turi haso gavuga brage ugatuye gutya na gutya baravuga ngiye for the first time nyine njyayo umujama naramubonye urumva nge nize Uganda nyine imyaka yanjye mito n'ubu jama ndebye sinzi ukuntu nyine iyo mugeze ahantu nk'abajama nyine one up uga stalkingana kujya kuri Instagram ye TikTok nandi kintu turavugana cya danje noneho ndangije ngo na TikTok ye yakoze ku Patrick Salvador yari yakoze the same video ahantu twari twagiriye muri haso ariko nta kintu twaganira sibyo gusuzanya ukaba wabonye ati Pazzo cyasinde ngo nazikigana noneho jama nangira kumutekereza iki urumva njye nari mfite igitekerezo cyo kuzakora duo numvaga nyine nzakora duo hari tipe narakubwiye tutwaye kuzakora na duo ariko kubera ubusinzi namuneka inzoga ntabwo ari ikintu cyiza uretse usibye umuntu we n'ubuzima mu bwenge inzoga mu bwenge njye buriya sinshobora kumara amasaha ane ndimo kuzuba direct ntashishamo isaha sinshobora amasaha ane ngo eshatu ugacisha n'imwe ya kane ukayitanga ariko sinshobora kumva mani ubwo muje amagenda gutyo rero Mavid sinzi ukuntu nawe ndi muzanjye nawe niba yaragize igitekerezo kimwe gitekereza mwe yaragize igitekerezo kimwe arambwira ati byo natekereza ko twakora byo mani the same idea was having dukora byo gutyo mani na stage nimwe twari twakoze usibye izo muri recording session ngo bari bakoze ye ntakoze mani the first stage blog twazipangiye aho kuri telefone twaje dukora ni haso dukora kandi it was a great performance our first performance man by the way ikintu ngiye nshimira Imana nzahora ni dukora blog yo y'abasilamu by the way ikintu ngiye nshimira Imana man urabona mu muziki
nako mu kintu icyo ari cyo cyose habamo ikintu cyitwa fail bro umuntu ubihakana azaze adushinja dushinjura no kudushinja ari hamwe kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu kugeza na n'ubu ntabwo ko umuntu ajya kuri stage bikanga bro nta muntu bitarabaho na Arthur na Melisi nta muntu bitarabaho na Patrick Rusine babasari nta muntu bitarabaho kuri isi nanuze na Kevin Hart bro nta na rimwe twari twaperform Imana habi icyubahiro nibinaba izaba ari inzozi zibaye uko baravuga ngo nta mukomedi utajyushye nubwo byari bigiye kuba twakwisemo blague ya toilette ariko twari turi mu Bafaransa ko blague ya toilette twari turi mu Bafaransa ariko bumva ari Ikinyarwanda tubanza kuba kubita blague z'icyongereza zikagaruka ariko twazanye Ikinyarwanda yitwa toilette niba utazi blague ya toilette ugacika performance yacu murahumba toilette niyo blague ya nyirabanga wanjye ndayizi bo njyewe nifuza gukora duo ubundi nashingiye ku mugani nyarwanda nta misego ibiri inanirwa igufwa nyuma yo kutubwira dusobanura n'imisego cyane cyo wenda sinakwita umusega ngo abizi nta nubwo nanutse nk'umusega wambwa nari ngisobanura rero imisego ibiri n'imitara igufwa ni gute imbwa ebyiri zananirwa stage kandi akenshi muzarebe nama n'ibiraka bya advertisement njye narebye long term target buriya adverts ziba nziza iyo harimo abantu babiri ukabya inkuru and then niyo muri babiri stage iba nziza cyane na first stage twagize niyo stage of all the times tugira ama stage meza pe meza nanjye well yuri kuri stage biri kintu mutanazi we ntumenye ukuntu byagenze uri kuvuga nyine wapanze uvuga ibyo wapanze utazi feedback ariko iyo ucaye ukara video hari n'igihe baseka ntubyumve man be byatubagaho bwa mbere tukaba abantu bakiri guseka tukaba twakomeye uko wakomeza jamani tuve kuri stage ariko ubu ni bararebye rero kuza ishize stage cyaze kabisa ubundi iyo abantu babwanutse uwo mwanya niyo batayisetse bari birikurikiraho nta wakwirukana kuri stage yaba muri industry zose agiye wenda katujye mu muziki nyarwanda nubwo no mu Rwanda gusa no hanze muri Nigeria za piso yabaratandukanye namwe nka group man hari abantu ushobora kubatega iminsi oya buretse manze ngo bazi ikibazo man mwebwe nawe rero n'abantu bose nabo abona kizatuma dutandukana niyumvikana ukimubaza atangiye guhangana mani uruvuze ngo nde nani buretse babanze bakubaze wowe na Mavid Pazzo aba groupe zose nabo zigiye ziteganya kuba zatandukana namwe ntago mubiteganya yereka ubwo si ikibazo yagishoje wabanye impamvu zatuma dutandukana gakomeye niye mani ni ngiye mpamvu ishobora gutuma mutandukana umwe kuri umwe umunsi ngiye tuzasanga ibyo n'ibintu amashonje nanjye nshonje akibeshya akarya ibiryo byinshi kuri Nyagasani sabe bikubwiye nijoro turi kuri ukibeshya ukarya ibiryo byinshi uba ari wowe wabiguze uba ari uzambira ari njye nani bikeneye gukura utagiye urwo ni ku ruhande rwa reka twumvira amavide ni iki kintu gishobora gutuma utandukana na Pazzo njyewe uyu mujyama musanze arimo kurya gaturu nta pedasi yambaye ariko wabona mukunda bro wabona mukunda bandi mwanjye aribeshya akagenda Kizimbabwe man jokes aside jokes aside uyu munsi turi ku tariki ndibuka se ni 16 ejo ni Valentines ejo ni Saint Valentin dore ikintu cyatuma nge n'ubu tutatandukana icyambere ubu Saint Valentin igeze n'abakunzi dufite impamo do ndarahiye niba hari ndabisubiramo niba hari ndamwihakana yani kamera reka tubaze na Mavid ntago twe dushatse kubwira igihugu shiriwe ntago ngiye nkoresha amavuta ya amara amavuta nta effect mbi ku ruhu yagira cyo mutumvanisha man jokes aside nkubwiza ukuri umunsi turi ku itariki 13 z'ukwezi kwa kabiri
njye na Mavid twamenye mu kwezi kwa kabiri 2022 njye n'uyu mujama muza nyine job aside hustles aside we share the brother abantu bahuye badafite ngo aho babaho bigeze guhurira ibintu tunyuranyemo bira umuntu uzafata decision yo gutandukana n'umuntu biramureba amaraso y'undi azamubara ibintu duciyemo njye na Mavid muri iki gihe cy'umwaka umwe birahaje uzabishaka kumenya azatwandikira inbox kandi agomba kuba ari umukobwa wahungu man okay bitari blague buriya abantu akenshi bapfa amafaranga ikintu kandi mani nimba ari nayo mpamvu morose sinjya mpavariye amafaranga mu buzima bwanjye amafaranga ve yarambwiye ngo ni ibiryo bihiye ngo kwimana ni nko kwima umuntu amabiye why yarabwiye ngo ugire ibiryo wima umuntu ibiryo after 2 hours ukajya kwituma yabiryo kabiri sibyo no kurya amafaranga still is the same logic na mafaranga urayakoresha urayarya si wa mwanda se yo udafite ikibazo cy'amafaranga wenda dushobora nko gukora ikiraka cya 500 akampa 200 urumva twahura izo desa yandi iri misense wenda kandijana sibyo haba hari impamvu man ariko amafaranga niyo atuma akenshi abantu bakorana bashwana kandi amafaranga ntabwo atuma dushwana kugira ngo dushwanire amafaranga namufungira muri gato ye akamaramo icyuma arafunze ngiyewe nkamenya ko mwishyuye tugakomeza akazi ariko for real nyine izo experience zose zaza kireka napfa experience z'abakobwa amafaranga n'iki kintu no kwikunda y'abantu ariko hari n'amagroupe atandukana mari nta mpamvu gusa bati n'abantu batandukana nta mpamvu pisco yawavuze uri kumva pisco yawavuze batandukanye bapfa umugore wandi niba unyemba kuri uri kumva abandi batandukanye n'ibandi Lady and Wizo bapfuye urumogi basanzura urumogi ruhingwa ahantu hose barongera bariyuma siko byagiye man za urban boys hari zatandukanye urban boys urishobora ko nta kintu cyabatandukanye nizo yakubitaga safi urishone uyu mujyama amakuru wenda afite amakuru adafite akamaro ariko arayazi byereka mukuru njye bafite amakuru adafite cyamani ariko arayazi nusu wari uzinzu bazagira apartment nuina hasi nuina ndabo we narugure binyubako gwe ni apartment cyazajya mu office abandi nabahe mu buhere ase ubundi Dream Boys bapfuye iki Dream Boys platinum talented kurusha nuza Rwanda mwitani kandi uri arashaka no kwigira no gushaka umugore platinum we ibyo byose yabigezeyo ashatse umugore ari na talented ashaka umuziki ni gute wonsi ukajya muri Amerika nge ntashaka njye sinkunda kwiga umujami yazaza n'ibintu ngo tubanze ngo twige ngo iki n'iki kareka ntabwo byari kuba yabandi ni bande nabo ngabo Mavid Pazzo bazapfira muzatana ko n'umupfusi ibiryo kandi ntabwo ari blague uyu mujyama buri gihe dusangiye aransho aca bugufa karyo nabona kitangiye guhangatangira kurya uzi nk'ubu ufite peti nk'abirya wallahi Mavid Pazzo yasenye kandi rero nanjye akunda ndihanga niyo mpamvu mubona nsa nkaho barya bamfunze umwaka umwe tumenye ibintu baba wibutse uje kumbigura yeah man muri abakomedi bamaze kuba abanyamwuga kabisa ariko nk'ubu ngubu right now bagutunga ati hari brag ufite bati mashobora kununga akamukubita akamusetsa kandi antunguye ko brag nakaye kuri Pazzo yewe man ubundi brag zatangiye kera siko kurwanya yajyaga ni restaurant no kurwanya yigeze kuri restaurant ako nyine yaniraga story zicanganye man yigeze kuntera story arambwira ngo barazirutse hamwe tubona ahantu ku butare niba ari amajana niba ari ibiki aranga ati hano ubona hari intare 3 ingore imwe n'ingabo 2 zirarwa no ingabo zashaka kwima ingore hari mu 1982 zararwanye tuzisigaba zirwana uko ari ebyiri ingore iryamye hariya tugaruka mu 2003 twasanze imihizi ushobora kubutayumvisha iracanganye man iracanganye anende story noneho yadanje noneho yakuye urumva soko kurwanya ngo mu ntambara yo muri Kongo
bamwitishije mwica cyase kumurya kwiba bategereza baramukoreye iki yarahisemo iki kandi aracyariho oya uratekereza nyine guess nyine niba kiriho nibwo nshobora guhita oya guess barakamukomye aya cyari gitekerezo baramwishe man niba baramwishe iyo story yagutereye gute iyo story no kurawe ni pezi ntabwo ari pede man yaza kuba yarapfuye ntabwo ari kuba yaramwiye iyo story shazi kabisa yaba bide nawe dukoma akawe kabisa brag umuntu ashobora guhita gutunga bati man arantunga ariko nk'umuntu ufite nk'umunyamwuga kabisa ntabwo namugureye akantu man buriya rero brag ni psychology iyo umuntu amuhaye direct approach mu sense biranga kuko already ari provoking nubwo ati kora iki ubuhamya but then brag ndazikunda uburyo zubatse brag nziza ukomeza uyikoresha ariko brag uyikoresha rimwe nk'agakingirizo nabongera kuyikoresha so umenga ashobora nimba brag iri funny keep it itari funny leave it njyewe ndi umu voice character niyo ntavuze ndagusetsa niyo mvuze ndagusetsa so that's me sinjya mpangana ariko nzi umujyamo yari afite umuriro muri rogi agiye kurya umwana ajya kuri farumasi baby kiri gute fresh bya binini se bituma umukobwa adasama nangaye ngaho ma pridanse akoze abana bugaye man dufite ubwenge n'urusi n'uru Rwanda rwaje man uru Rwanda man tureba abakobwa barimo abakobwa ni beza bro hahandi man umukobwa mwiza kwanduza na sida ukazagenda mu bantu uri proud bro you be proud and be like yanjye naranduye one unanutse ushize tubona abashize byagenze bite uramu sister w'inzobe uramu sister w'inzobe ni wonyine ubu urwaye sida ariko n'umuntu wese none ejo bundi nari gutekereza ikibazo mani ku isi yose ubutinganyi burenze kumva ejo bundi natekereje aranyica none natekereza ngo dusigaye turi twenyine njye nawe none ugatangira kuzajya unyita amazina utangiye kunyita Pazzo the biggest advisor of Dikenzo Pazzo man all the way from Dance Comedy ukumva irari ryakwisha bro ubutinganye bari mutari ibintu bigutraininga mu gihugu bituma turota ahubwo bamugani ubu ngiye n'abantu ndabona ejo bundi ngo nabarose back to Mavid bro man your voice ni abantu bakumenyera mu muturanyi muri street vibe ndi postinga man ni gute wabonye iki gitekerezo cyo voice yawe actually igitekerezo cya voice yanjye nta nubwo ni imaginaga ko ariyo character yatuma mba umustar kuko ngira ama character menshi no mu kanya narimo kuvugisha n'umukobwa nubwo bitazi neza nko nshaka ngende voice character nshobora kuvuga nk'umusaza nshobora kuvuga nkande ariko iyi character yaje twateguye set yo muri Gens none icyo gihe naba Clapton kibonga baza gukora iki baza muri Gens ndabyibutse man yes sebiranya ntabyo kibonga yaba yarakwishyuye kubijyanye n'iki buri konti namwembiye neza nuko nimbye nakubwira ko nibyo amafaranga sinyagira ikibazo cy'amafaranga urumva ko yari wenyine kandi nta n'icyo twapfa iyo utayamenye ariko iki kiganiro nikirangira so man nakoze stage ndumurara ndumunywarumogi then iyo stage ibana nziza cyane icyo gihe twakomye stage abashaka kubongeramo ahubwo content muri angasike so nkora ndumunywarumogi nakitinga ndumunywarumogi rwanyishe niho n'iryo jwi nahisemo kurishyiramo and then stage baziza cyane after Mavid Clapton niwe wanyandikiye aramubwira ati iyo character ndayishaka twakora iki n'iki
urumva yari platform ya daje ntafite yanyandikiye message ndabanza ndasimbuka ntera pompage ndamusubiza Yego message twishi mbona birakunze nibwo twabonaga amposike isohotse nyuma y'igihe runaka umuturanyi madaje so ijwi riba riramiriye ariko nandi ma characters menshi ndimo no gutekereza kujya mu ikinamico bane nibwo bakoresha ubundi ijwi nibyo bikora cyane so nuko ijwi ryaje by the way man ikintu navuga kuri ino giwe yacu man abantu twitondere ari igihe abantu bateka ibintu for granted man ikintu navuga kuri giwe yacu first of all niba nyine kuko umwitegereza kuri James Comedy muri kucyana n'amashow yose tugiye gukora man this guy is talented muri acting I surrender to that hanyuma giwe yacu Mavid Pazzo buri wese urashaka ikintu ashinzwe n'utarabyitegereza one is most talented another one businessman ikintu ngiye nshinzwe ubundi ikintu ngiye nshinzwe ntabwo tugomba kubura bravo ko byagenda kose ko most of the times Mavid abari busy ngo none yagiye muri filime Karitasi ni umunyeshuri proud student mana ugurumba ntabwo tugomba kubura bravo kandi ngomba gushaka blaga zifitinga kuri dio ya acting yiwe na supporting and I'm the manager Chaz man ako wa manager barya abahanzi agomba gukurira we nyine cyane afite uruhara kandi ntabwo ushatse kuvuga nde muyoke naisiramu shout out to him ejo nabonye muri show yaje muri Gen Shout sanata zinazatumye ntabwo twamenye man Mavid kwisanga mu muturanyi yabyakiriye gute man brand ni n'umuturanyi Crampton Kibonke nk'umuntu ushobo wenda sinzi niba yenda ari modo wawe ariko nawe ni brand ni n'ubwe kwa Crampton Kibonke wayisanze ariko kwandikira nkawe ari urimo kwakocinga man byakiriye gute nkawe izo message yazipostinze kuri status I was excited nari deka ntabeshya abanyarwanda sibyo iyi kariyeri tuba yaza ko ari umunyarwenya mugenzi wanjye atari Mavid uri muri Mavid Pazzo ari kugira ishyaka iterambere ntacyo yamutwara man narishimye Clapton navuga ko ari umwana mwiza suko ari umwana ko n'umugabo rubatse ariko ni umuntu exploiting cyane jakwiruka bo igimaze ihagaze he's a very big brand ndibuka bwa mbere amaze kumvugisha nishimye ntegereje projet yarapostinze kuri page ye aravuga ati nimba afite girlfriend amukomereho ni umusitari wa 2023 kugira ngo nibiki ahise fata aga screenshot ndagafuana I was very excited. Yarafite followers 500 ubu ngo ari mu 10. Bro nari mfite 15 ndi muri 16.8k nta kintu fata ntacyo boya ndimo birasebye kugira ngo Instagram no nari muri 14 muri 14 ugeze muri 14 man it's a great opportunity njye mfite followers bakeya 800 following kabisa none se ubona hari gufata tubwire bo Clapton approaching me man 820 byari inzozi ariko nejeje n'uyobanze bo ndishima none ntazi na character yo nzakitinga ko numvaga nzakitinga bisanzwe ko nsanzwe nakitinga filime agiye atandukanye tugeze kuri set nakitinze bisanzwe arambwira ati ndashaka ya character yohani character imbere character imina yambera hit isigaye ngenda mu mantu nanjye bagamagara Mavid oh yeah what's up kabisa nishimye man it feels good guhura n'umufana ntara ye bitari blague ngira abafana b'abakobwa kenshi nango batipe ntabwo bakaminga out ngo bavuge usibye ko nijoro bari bambwiye Mavid ariko abakobwa arakwapurika nyine umukobwa yagufana aragufana abanyarwanda bitangiye kubazamo abanyarwanda tugira akantu nyine kwishira n'iki abantu baza inbox yanjye yiswe muri Uganda nushaka uri mu TikTok ntabwo wemereye kujya mu muhanda guteza akavuga abantu bagapfa ukaba wabyishyura ariko mu Rwanda man
kinyusa cara hirya nta muntu umwitayeho kandi wagera mu rugo Reba se, unahuye reba na se. gahoro kifata kandi mukunda abandi ufana abantu if you like my content njye umuntu ufana Njyewe bro turahura ahubwira imana ye big umukobwa fan ngiye kwemera umukobwa mutabazi bahari that girl man ubundi abafana bose baza kuba bameze kuri abantu batamuzi umusitari kuturusha ariko man aratubona akorana na Rumaga umusizikazi right umusizikazi yashize poetess ni umufana wacu anise inshuti nziza good sister nyine aragufana ku buryo nawe wumva ukuriye gukomeza ibyo ukora rero tugiye tubona abafana niyo nahora n'ababiri ku munsi abantu bagutera motivation ukavuga ati none ubutaha ijwi rizasarara niba kwakutinda you know ko nibyo tuba dukeneye dukeneye very good and positive feedback man Rampton kivuga ikintu cya mbere umushimira kuba yaragufasha ukagera mu muturanyi uriya nawe ni brand ikomeye n'ejo ushobora kuba wagiye ahandi wenda nagiye guhangana nta mujyama ararenze kandi kuba yaranshyize mu muturanyi iriya nimba ihariraho ntabwo yapfa gukurura buri gazambi yose nayishireho bivuze yuko nanjye wenda ndarenzemo gake urarenze bro ubwo yabonye impano aravuga ati nganyishireho ariko iyo mpano yarishimiye wallahi sinakubeshya ubwo rero n'ibindi birimo biraza iri ni itangiriro ntabwo ndamara amezi 3 n'inama ninkubita umwaka wa kabiri nzaba maze no kubyibuha wa kimwe rero ndamushimira ankosike ni n'umujyama buriya nshobora kuba murusha n'ibiro nawe asa n'uwariye agashashi ariko ni umujyama kabisa turimo turasa nk'abagana ku musozo Merci ntabwo twagira mutamushimye kuko niwe tumye wabazamura platform njye ikintu uva kuri Merci nita businessman kuko he knows how to do business n'umunyamwuga kandi nawe ni umucomedian ufite impano kabisa ati ni hosting ama stage menshi kandi ntabwo blague ntanasubira blague kenshi so no muhanga kandi kumushimira nta kundi kumushimira natwe no kumuha content nzima ko it's a two way thing kumuha content nzima ku buryo natwe tutazamusebye niba duhaye stage bita twivuye inyuma ikaba nziza twese tugatera imbere iterambere rye nta kibe byankombya byashimisha so ngenda mushimira akomereza harimo ibyo arimo gukora arimo arafasha abana benshi bafite impano u Rwanda rukeneye kubona kandi nawe arimo kuzamukira tekereza ko muri Jones Comedy namukomeza ubwenge kugira ngo agerageze kabiri buri wese ari umufite uza kuri show main show ngo ati ngiye mfite brag ikintu niyo mwarayibonye abanza bakomediye bari bashyashya n'abasanzwe none abasiniya kwa Jones Comedy bakaba bari kurikirana ngiye mbona na Jones Comedy ari na brand ya Danje arenze byatari mani brand ya Danje mu Rwanda ndacyesize n'abantu basigaye bacuruza stand up comedy na Jones Comedy show iba mu kabiri mu kwezi mu gihe abandi baza nyuma y'ukwezi cyangwa se nyuma y'amezi abiri mani it's a big thing shout out to Mr. Farid Merci our biggest host Jones Comedy the big platform kabisa big ups man ariko mubona sino mu Rwanda gusa wenda abantu benshi bagiye kunda gufata bakomeza nk'abantu batari serious nige muri bona abashiri bacu bose ubona Valentine's jeze tudafite abakunzi ukajya mu kotazi guteta ngiye n'umuhungu namutera kugira ngo mbe kiri ariko n'umuhungu namutereta bitome kamufata so kuba nta mukobwa afite man ngiye nigeze no guteta umukobwa w'isere nta mukunzi ahubwo yatora ndabizi muri blague uwaheza iki nyine biratwafekta cyane kandi ufite no n'akazi wakora amakosa boss no shingiye no kuri TikTok nkora man ujya guteta umukobwa ahubwo agaseka umuntu abonye ko video kawe shaho ufite icupa rya mitsingi wahera wamuwe shaho ikigo urimbwe nabonye video ubwo se wabugitege nabipfuye kabisa ntabwo dufata nko ariko hari abakomediye bari seriye mu buzima busanzwe ndavuga mwebwe abo ni abantu
mwebwe uko mubibona se mwe muri seri man comedians we are nyine turaba comedian we are funny but we do other things gukora blague bisaba kudashyiramo blague ariko man bamugana sinzi n'impamvu abantu bamwe ntabwo ari seri niba ubona Fariners ntabwo ari umusore mukuru ariko kuba yatekereje kiriya kintu gihita kikwereka ko ari seri kandi umuntu usivuga ngo ntabwo ari seri man umunyarwenya wese okay uzabone reka nk'urugero bisimba hari umukobwa ku ishuri ryacu kandi tuvuye muri ranch araryama arasinzira agira ibyago arasura nabyise ibyago kuko na n'ubu iyo mubonye nta kindi kintu kiza mu mutwe wamusuze turimo kwiga umuntu ikintu yakubonyeho nicyo agiye kikubona njyana n'umuntu tugeze guhura arambwira ati uyu mugema man ntabwo nzi ko ari seri gutya umubonye kuri TikTok wamugema byosho yari artist twahuriye mu marangi tall guy yarambwiye ngo ntabwo niyumvisha ko waba uri seri image akubonamo akenshi ni ya yindi asanzwe akubonamo nimba wambaye igikabutura gihengamye it's the same guy ariko abantu bari seri Clapton ni umukomediye afite famille afite projet ziri successful ata mu same story abanyarwenya ngo bari seri cyane kurusha n'abantu batari abakomediye kandi reka buriya kuba seri si ugufunga isura ukajya kwagusura kuba seri igitekerezo bashyira mari kuko tajyanye n'ikiganiro man uziko ari kunyamona tubido iyo ni yapfiriye mu kirere ngo ariko abanyarwenya turi seri ya man ariko ni nk'iyesho mwize kujyamo ugaperforminga fresh ubona feedback irenze niba mwibuka fresh sibyo James comedy bro njyewe nkunda amafaranga ndi professional nta stage turakora ngo ntitubone feedback y'ibyo sibye stage twakoze muri Nuza muri Carpage y'Abafaransa then ntiyaba nziza nk'uko izindi sanzwe ziri tujya mu high school tuwa feedback ikaba too much none bivuye kuri stage abanyeshuri barabona noneho twakoze stage yo muri bigomba guhinduka mana ndetse twahinduye singubeshye ni aya manota kurusha abanyeshuri twakoze stage none baduha amafaranga turanavugishwa kuri stage ebana iyo stage na n'ubu iyo nyibutse niyo mba ndimo kureba video stage rero stage bigomba guhinduka twakoze ama video yigize logo abamuzi masonye kuri byeri aho tujya muri za bigomba guhinduka bigeze ku mafaranga abantu mbona babyishimiye urumva nyine kugenda banyuramo no kwa mu punchline agatetinga bro kwese tuvuga ati birenze ibyo n'amahanga this is the baddest stage kandi nanuzirenze twakoze n'ibintu birenze iyo set twakoze muri bigomba guhinduka twayipangiye kandi Kigali ni icyo gihe twayipangiye twayipafominga man merci ni umukomedi muramwebera niyihe brag yize gutera kuba cyaze merci niba merci yateye brag y'ukuntu ngabantu niyo nafashe ngabantu ngo mbashe muri coga niyo ngo bare ku Rwanda rusa neza bararuzenguruka babona ukuntu bisa neza bifuza kureba ahantu bamena imyanda y'umuntu bagindo basanga n'umwana nawe usa neza isuku umwanda wo mu Rwanda ufite isuku yewe blague zambere nkunda ni blague yaba arimo kuririmba niyo strength ye muri stand up buriya kuririmba kwa Mercy nibwo mbwanuka kuzindi blague abadive ngo baririmba blague ngo fekeze na byukuriho kandi nyamara uri ntumbi afite amapancheni mu ndirimbo ngo nende wa wundi ngo afite blague wani ngo nyine ngo Imana itarakora ikintu irimo gupima ngemeri gupime agira ama blague yo kuririmba dandia data naba very creative man muri stand up comedy abami ba stand up comedy mu Rwanda ni Mercy yes kandi Mercy akaza kumanyanga muri twebwe tugira character ziri limit ubu sinabwiza mu kiniga yeah ngomba gutaninga
nkaba umupasiteri kimwe nk'uko rusina buriya karagiteri yo gusinda hari atayikora ariko Melissa ari profession all ranges kandi tinya umuntu upafominga umwaka ugashira ntabwo ntinya kuvuga ko Melissa ari umwami wa stand up comedy mu Rwanda yeah he's beyond njyewe ndifuza ko bamuzanira hariya byita ngo crown ikamba doze nko mu kadeya akazaryamye kuko ari umunyarwenya man mwese maze kuba abastari niye positive feedback wabonye ko cyaze kabisa nubwo ngomba kubizinga man inbox yanjye Instagram sigaye mbikunda umwanyandikira bite wamaye namba zawe ndumufana byakaye muri yo opinions apa akakubwira man iyo ni feedback nziza none nkabikunda kurusha nsanze Instagram yawe uri active uri umukobwa mwiza bita ni forwarding na mahungira nanjye rero ngiye kubikora bivuye njyewe nta kintu kinshimisha nko kuva kuri stage cyangwa umuntu ahandi hantu abati kandi ngiye kuri stage nkoze nabona mbura umuntu uvuga ati ejo nari wavuze ngo mu buzima kandi asanzwe yitabira stage za yaravuze ati mu buzima ira performance shout out to her cyaza niye nuza nanone bad feedback wabonye mwana bati kumva nihebye niyo mpamvu twakubwiye ngo ntabwo turashya umunsi twahiye uzaba ari umwuga ko ntabwo turashya ariko hari some bad feedback njye ndi umuntu w'ishort temper iyo ndi kuri stage bashaka kurikira set yanjye I abuse you ndagutuka hari igihe nigeze gutuka umufana waje kuduteza imbere I'm sorry about that yarimo kuvuga sinamututse ngo igitutsi kiri bad ariko I made her shut up kandi bari bazi ko ari brag ni brag cyiza cy'umwe ariko nari seri nahise mbwira Pazzo ni buretse ndamushitinga ariko in a professional way araceceka turakomeza that was insulting niba twategura ibintu let us do that because you distracting them brag zira ariko nta feedback ni turabona kandi Imana idufashe tuzarinde dukomeza tukabona abastari barenze aha ngaha tukabona ibyo biceri iyo feedback itaraza Imana iturinde feedback mizerabaye mu buzima busanzwe nta muntu uratubwira ngo ni discipline cyangwa se mukoze nabi cyangwa se mwagize mute feedback twe twakira wenda ikintu cyo kubangamaho ni igihe mani kandi igihe kuri duo ntabwo wagicomplaininga duo ni n'abantu bashobora gukora n'amasaha abiri mani kuba bafite stories baba bashira nicyo kintu cyonyine nta yindi feedback yamani uyu munsi mugiye kutubwira ikintu mwishimira kuba mwaragezeho cyataye kuva muri uriya mwaka igihe mwatangira ngo right now ikintu gati kabisa this is good feedback Mavid Pazzo cyangwa buri mwe Mavid Pazzo njyewe as me Pazzo man I'm grateful to have a brother like Mavid. I'm very grateful and I'm thankful to God man since day one nyine hari umuntu mani gaining mu buzima bwawe tureke ibintu by'akazi cyangwa se he is my brother and I thank him always for what he does for me. So for the case of the name of us, our brand, Mavid Pazzo, we are blessed, man. We are blessed. In our stage name, but I don't mind going forward. Even we are planning to go beyond, to go abroad. Tuzajya muri Uganda, tuzajya muri Burundi, tuzajya Tanzania, we perform. Inshallah. Yeah. Tukubite blague yanyuma tunasezera abanyarwanda. Copyright. So hari umutipe w'inshuti yanjye rero bita admin yigeze kunera story ko yagiye mu Rwanda bagiye guperforminga izindi skills noneho mu kugaruka bagarutse ari nini noneho bavuga iyo manuka babuze umuntu n'umwe bari mu iposi imodoka ya polisi ya depashi irondo itigongo yari bikumva noneho ubwo ngubwo urumva nyine wese yahise ajya mu kazi yibuta yari yahise itangira iperereza polisi nayo ijya kubaza abanyerondo niba bari kugira ute bafite ibyangombwa abanyerondo nabo barabataka babaza se ko mugenda nijoro abantu basanganye ikosa badimini bananiwe gutangira amakuru ku gihe
arafite n'ikosa rya yazi kabiri kabisa bari gufungira inzego z'umutekano ziri mu kazi kandi amasaha yo gutaha yageze Mavid iyo brag kabisa ndi gukorana ibintu bijyanye no gutera brag njye sinyanira brag njye mbere higeze kunyitima nambwira ntiwambwakazi wowe tukari nimba utari mwakazi n'abaye imbwa Man, iyi ni Kabaka TV show, mukore subscribe, mujye kuri Instagram turebe ni Kabaka TV show. N'abajama bose mujye kuri Instagram zamu wa following, TikTok. Mavid Pazzo, Mavid therapist, Pazzo man. Man, Kabaka ni home n'ubutaha muzagaruka kabisa. Yes, sir. Shout out to you, man.